Ese ibi bintu nawe ujya ugira kubyibaza? Ujya ushobora gutekereza aho kwezwa, gutsindishirizwa, kuhagirwa, guhabwa ubwiza, ujya wibaza aho bitandukaniye? Reka tubivugeho. Ndi Evangeliste Salome Iradukunda. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tubane mu biganiro bitandukanye. Mu ncamake, gutsindishirizwa ni ukwemerwa n'Imana nk'umukiranutsi ako kanya. Kuhagerwa ni ugusukurwa imbere muri wowe. Hanyuma kwezwa ni ugukomeza gutandukana n'ibyaha. Guhabwa ubwiza ni ibihembo bya nyuma mu bwami bw'Imana. Mu magambo arambuye, itandukaniro riri hagati y'ukwezwa, gutsindishirizwa, kuhagerwa no guhabwa ubwiza. Kwezwa nibyo bita sanctification. Kwezwa ni inzira Imana icamo umukristo kugira ngo ave mu byaha, abeho ubuzima buyihesha icyubahiro. Si igikorwa kibaho rimwe, ahubwo ni urugero ruhoraho rwo gukura mu gakiza. Urugero, iyo ufashe icyemezo cyo kureka ikintu cyagushoraga mu cyaha, uba uri kwezwa. Hanyuma gutsindishirizwa, justification. Gutsindishirizwa ni igihe Imana ikwemera nk'umukiranutsi, si uko uri intungane, ahubwo ni uko wemeye Yesu Kristo. Ni igikorwa kibaho ako kanya, ni igikorwa umuntu aba akora yakiriye Yesu. Urugero, umujura wari ku musaraba wemeye Yesu yahise atsindishirizwa. Gatatu, kuhagirwa, purification. Kuhagirwa ni ugusukurwa imbere mu mutima no mu bitekerezo, uburozi bw'icyaha bugasimbuzwa isuku y'umwuka. Urugero, kubabarira umuntu wakubabaje bivuye ku mutima ni igikorwa cyo kuhagirwa. Icya kane, guhabwa ubwiza, glorification. Guhabwa ubwiza ni igikorwa Imana izakorera abakristo bose igihe Yesu azagaruka, aho bazahindurwa burundu bagahabwa umubiri w'iteka. Urugero, abapfiriye muri Kristo bazazuka bafite umubiri mushya w'icyubahiro. Mu ncamake, gutsindishirizwa ni ukwemerwa n'Imana nk'umukiranutsi ako kanya. Kuhagerwa ni ugusukurwa imbere. Kwezwa ni ugukomeza gutandukana n'ibyaha. Guhabwa ubwiza ni ibihembo by'iteka mu bwami bw'Imana. Amen. Kora subscribe tubane mu biganiro byinshi bitandukanye. Niba bigufashije ukoreshe bisangiza abandi. Naho njye ndi Evangeliste Salome Iradukunda.